umudamu wo muri kino gihe muri iyi vision turimo. Ikintu cya mbere ni ukubitekereza akabishyira muri gahunda akavuga ati abadamu ba kera bitwaga abanyagikari, ariko twebwe ubu kuri no leta dufite baduhaye uburenganzira, tureke kwitwa abanyagikari, dutinyuke kandi turashoboye, dutinyuke tuzahagaragara dukora imirimo, dufatikanye n'abatware bacu twubaka ingo zabo. Bakunzi ba Nabov TV, twizeye ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugore n'ubushobozi. Mu mugore n'ubushobozi turaza kuba twumva icyo umugore ashoboye, umurimo yabazi, umurimo akora ukabasha kumutunga, ukamubeshaho, ukamuteza imbere we n'umuryango. Turaza kuba tuganira n'umumama ukora bimwe mu bintu bijyanye n'ubumenyi ngiro cyangwa se n'imirimo y'amaboko. Araza kuba tuganirira byinshi bitandukanye. Ni Nabov TV, nugiye kure ntibagirwe gukora subscribe. Ngendewe di Iradukunda, ni mukanya. Nkuko twabibabwiraga mu kanya rero mu kiganiro umugore n'ubushobozi cyangwa se mu kureba ubushobozi bw'umugore mu mirimo runaka, aha turi ni muri salo. Ni salon de coiffure ikora imirimo yose ijyanye n'imisatsi n'ibindi. Baraza kutubwira, tugiye kuganira n'umwe mu bahakora, ni umudamu, ni umumama, arabatubwira umwuga we ese bimeze bite, aratuganirira byinshi. Mama, amakuru yawe? Neza. Meze neza? Bimeze neza. Bakwita nde? Mfite amazina yanjye y'ababyeyi nkagira n'amazina y'akazi. Amazina y'ababyeyi? Ay'inkame Marie Grace. Inkame Marie Grace. Ay'akazi? Nitwa Marene, abakiriya banjye bampembye Marene. Abakiriya bagwimbye Marene. Natwe reka dukoreshe Marene mu kiganiro. Umutumirwa wacu w'uno munsi cyangwa se umuntu twasuye amaze kutubwira amazina ye, ariko atubwiye ko amazina y'akazi ari Marene. Abakiriya bamwise Marene, natwe turakoresha Marene mu kiganiro. Mare, Karame. Meze neza? Imeze neza. None se umwuga wawe cyangwa ibitugusanze ukora babyita ngo iki? Babyita gusuka ibisuko, amamodeli yose. No gusuka ibisuko amamodeli yose. Sobanura gusuka nyine ubisobanuye nk'umuntu utabizi, utarabibona. Gusuka ni ukora iki? Kuko ni igice cy'umutwe. Ku gice cy'umutwe w'umuntu ukora iki? Gusuka bisobanura imitako y'abakobwa n'abamama. Ni imitako abakobwa bakunda n'abamama. Rero buri muntu araza akakubwira umutako yifuza kumushyiriraho, hanyuma nawe ugakora akazi kuko uba warabyize. Akazi ko kuba warabyize. Ibi ni ibintu umuntu yiga hehe, gute, abyigishwa nande, abyiga? Tubwire uburyo nyine umuntu abyiga. Uburyo umuntu abyiga, ikintu cya mbere ni ugutegura umushinga. Gutegura umushinga ugafata icyemezo ukavuga uti ngiye kwiga kandi ngiye kwiga gusuka, ngiye kwiga gukora imideri y'abamama n'abadada n'abakobwa. Mare, ibi dusanze usuka byitwa ngo iki? Ndabona ni ibintu by'umukara birebire, ndabona ni byiza. Byitwa ngo iki? Ibi byitwa penso, bikongera bikitwa ibiryamye mu Kinyarwanda. Bigira amazina nk'atatu, abandi babyita amaekayi. Amaekayi. None se uyu musatsi uba ari umusatsi w'umukiriya yaje azanye cyangwa ni artificiel cyangwa ni ibindi bintu bindi mwongeranya n'umusatsi? Ni ibindi bintu twongeranya n'umusatsi. Inganda ziba zarakoze, inganda ziba zarabidukoreye, hanyuma tukabyunga mu misatsi kugira ngo bibe birebire bigaragare neza nk'uko umukiriya abyifuza. Mare, uretse penso, watubwiye ko ari penso, ni buhe bundi bwoko ushobora gukora ku mutwe w'umuntu bikaba ari umuderi nk'uko atubwiye ngo ni imideri? Ubwoko bw'ibisuko ni bwinshi.
nta n'uwaburondora ngo aburangize, ariko ubwoko bw'ibisuko ni bwinshi. Hari ibyo bita amarasita, hari purante, hari ibidube, hari amoko menshi cyane y'ibisuko. Ni nayo mpamvu umuntu ajya kwiga kugira ngo abashe kugera kuri ayo moko yose y'ibisuko. wakomeje gukomoza ku kujya kwiga, bisaba iki kugira ngo umuntu ajye kwiga gusuka? Kujya kwiga gusuka ni umugambi urabanza ukabishyira mu ntekerezo, ukavuga utese nk'imyaka amaze kugira n'iki nzi, ese ku bumenyi mfite nakongera iki ku bumenyi mfite. Hanyuma wamara gufata icyo cyemezo ukagenda nyine ukajya kwiga bitewe n'icyo wahisemo kwiga. Wamara kubimenya wabonye n'impamyabushobozi ugatangira ugashyira mu bikorwa ibyo wize. Ni kubyiga barabyishyura cyangwa hari icyiciro kindi cy'amashuri batuma, cyangwa umuntu ashobora kubitekereza gutya akabipanga nk'uko avuze ni umugambi akabigambirira agahita agenda akabyiga? Oya, nta cyiciro cy'amashuri bisaba. Ushobora kuba wowe gusa ufite gutekereza. Ushobora kuba ufite ubwenge bwawe karemano utaragize n'amahirwe yo kujya kwiga bihambaye, ugafata umwanzuro ukavuga uti ngiye kwiga umwuga. Hanyuma wamara no kuwiga no kumenya ukavuga uti ngiye shyira mu bikorwa ibyo nize kandi mbikore neza, n'umwana w'umukobwa w'umunyarwanda agira ikintu anyigiraho. Uyu mwuga wo gusuka ni ukubyiga, ntaho bihurira no kubikunda cyangwa n'impano, ni ukubyiga gusa? Bifite ahantu bihuriye kandi hanini cyane. N'impano irimo, nuko gusa muri Afurika tuba dufite kutavumbura impano vuba, ariko impano ibikurimo, kuko nibuka ko kera nkiri muri primaire najyaga nkisuka nkarangiza umutwe wose, kandi ntaho nabyigiye, nta kiniga muri primaire, kandi nabaga no mu ntara. Nabaga mu ntara, si kuvuga ngo wenda nabaga mu mujyi ngo nabaga nabonye abantu basutse. Ni impano ahubwo ushobora gutinda kuyivumbura bitewe nuko ushobora kutishakashakamo uriwe ngo wivumbure wishakishe umenye icyo uri cyo, umenye n'icyo ushaka. Ariko ubundi ni impano nabimenye kera nkiri gato, niga primaire nkisuka nkirangiza. Aho mbereye mukuru rero mfata icyemezo, ndavuga ngomba kujya kwiga gusuka, ndigangira n'amahirwe ndabimenya. Nese Mare, umaze igihe kingana iki ukora umwuga wo gusuka? Umwuga wo gusuka rero ntabwo ari igihe kirekire nkumazemo imyaka 8. Imyaka 8 ni myinshi. Njye numvaga ari mike ngereranyije n'igihe umuntu aba yaravukiye akaguma atarishakamo impano ye ngo ayivumbure. Ariko imyaka 8 waramaze kumenya nyine icyo ugomba gukora, isa nihagije, ariko nyine n'ubundi urakomeje. Ari guteganya kubireka? Ntago nteganya kubireka, kuko ahubwo nasanze narakererewe. Nasanze ibi ari impano yanjye ngomba gukora ubuzima bwanjye bwose mu gihe ntarajya muri passion. Naka kazi kagira passion. Ushobora gukora ukavuga uti narakoze, natanze icyitegererezo cyiza, hanyuma ibyo nagezeho mbigezeho, nshobora kwihemba. Ubu noneho nkicara nkihemba, ariko none reka mfate passion. N'umwanzuro umuntu ari wese yafata n'ubushake bwe. Ariko uretse kuvuga ngo ushobora kuvuga ngo reka ufate passion cyangwa wihembe ku byo wakoze, ushobora no kuwukora n'umuntu w'umukecuru cyangwa umumama ukuze cyane yasuka. Umuntu w'umumama ukuze cyane yasuka, ariko byaterwa nuko wakoresheje igihe cyawe. Ushobora gukoresha igihe cyawe nabi ugasaza, ukabona ushaje n'ubundi nta kintu ubona n'ubundi wakwimarira, ukagomeza ugakora mpaka ukubita n'umutwe k'umukiriya tu. Ariko ubundi ukoresheje igihe cyawe neza ushobora kugera ku bintu byinshi, ugahindura n'akazi, wenda mu gihe ushaje ugakora ibindi bintu byakorohera. Mare, wari ukitubwira ko kano nta kazi ushobora gukora kugeza ku myaka runaka iyo ushatse. Ubundi kano kazi kavamo ubushobozi buhagaze bute? Ubushobozi bwo muri aka kazi ko gusuka buba bumeze bute? Ubushobozi buvamo burahagije, bugufasha kwifasha ndetse bukagufasha no gufasha umuryango wawe. Ubushobozi buvamo
nta kintu umuntu yabugereranya nacyo nabona. ni akazi mbega keza kuri wowe? Ni akazi keza kuri njyewe cyane cyane ko nkakunda nkagakora neza. Ni akazi keza cyane kuri njyewe. Ufite umuryango? Mfite umuryango. Umuryango wangana iki? Umugabo n'abana 3. Ufite umugabo n'abana 3, ukaba wikorera umwuga wo gusuka, bikaba nta kibazo mu rugo bigenda? Nta kibazo mu rugo biragenda, ni ugufashanya, ugafasha umutware kwigisha abana n'utundi tuntu dusanzwe n'ibindi bintu bisanzwe n'ibikomeye turabikora. Abagore mukora n'ibikomeye. None se twagusanze uhagaze uri gusuka, ndabona ni ibintu byinshi, ni utuntu twinshi cyane ku mutwe kandi urahagaze. Se ubikora uhagaze paka birangiye? Ntago mbikora mpagaze. Ubu iyo ngeze kuri iyi etape buba ari umwanya wo guhagarara nkasoza, ariko ubundi etape yo gusuka biriya biryamye ntarajya mu misozo, intebe ngiriya nkoreraho. Mfite intebe yabigenewe nkoreraho ndi gukora ibiryamye, narangiza nkaza guhagarara nkakora aya mafinisage ndi gukora. Ibiri gukora babyita finisage. Tugaruke kuri penso kuko niyo twasanze uri gusuka. Penso kwisuka bifata umwanya ungana? Penso kuyisuka hari penso nini ishobora gufata nk'isaha imwe n'igice, hakaba na penso ntoya ishobora gufata amasaha 3 n'igice. Utangira akazi tangahe? Iyi saro yacu dufungura saa moya, ariko jewe sinakubwira igihe ntangirira akazi kuko biterwa na gahunda y'umukiriya. Ari igihe umukiriya ashaka kukubwira ati ndakugeraho saa 2, wubahiriza igihe rero nawe ukagera ku kazi kare, umukiriya akaza hagusanga. Amahugurwa turayakora. Icyo dukora, icyo leta yadufashije ni ukuduha amahugurwa ku bijyanye na kano kazi kacu. Ukomoje ku by'abakiriya, kuri gahunda z'abakiriya byagenze neza, ugafata gahunda nyinshi z'abakiriya ku munsi, wafata nka zingahe? Biterwa n'amamodeli bashaka. Amamodeli bashaka penso, wazindutse ushaka gusuka penso ntoya, ushobora gusuka amapenso abantu 2. Nese Mari, muri aka kazi kawe usuka abantu bameze bate? Ndavuga ibyiciro by'abantu. Ibyiciro by'abantu, hari abana batereka imisatsi. Abana bato? Ku myaka ingahe? Ku myaka 10, imyaka 7 kuzamura, kugeza ku mukobwa w'inkumi, n'abamama bakuze. Ibi wowe usutse byitwa ngo iki? Ibi nsutse byitwa dread. Kubera iki usutse dread? Dread rero, dread nabonye zitanga amahoro, nazo zitanga amahoro kuko ziraramba cyane. Kuba ziramba nicyo kintu wazisukiye, ntusuke penso kandi mbona ariyo isa nkaho yatera umuntu look nziza kurusha dread. Kuba ziramba bijyana na kazi nkora. Kano kazi nkora ntago dukunda kubona umwanya wo kuba wajya kwisukisha buri kenshi. Uhora uri busy, uhora wowe umutima wawe uri kwita ku bandi, ariko nawe ukiyitaho ushyiraho nk'izi dread kuko ziba zizafata igihe, ntukica amagahunda y'abakiriya ngo wagiye kwisukisha. Tukiri ku mwanya, ubundi uruhuka ryari? Nduhuka ryari? Umunsi wawe uba warekipe ukavuga ati umunsi ntago njya kuri shiro? Umunsi mba narekipe rero njyewe ubundi ndekipera bitewe na gahunda z'abakiriya. Jewe igihe cyose mba mfite umwanya wo gukorera umukiriya mu gihe mufite, ariko naba ntafite gahunda y'umukiriya, hanyuma nkavuga ati uyu munsi nanjye ndaruhuka kuko umukiriya nta bakiriya bahari. Mari, wakomeje cyane kugaruka ku mukiriya. Umukiriya ni iki ku buzima bwa mukiriya? Avuze iki kuri wowe? Umukiriya ikintu avuze, umukiriya avuze ikintu kinini cyane, nta nubwo namenya ukuntu nakirambura ngo ngeze aho numva nifuza. Umukiriya ni umwami hano muri kano kazi dukora, kandi umukiriya kugira ngo abe umwami bivana nawe. Wowe kano kazi kacu gasaba discipline. Iyo ufite
uburere bwiza na disipurine, ukora kano kazi kacu neza, kuko umukiriya ari umwami, umwakira neza, wamara kumwakira neza agahora nyine agaruka, hakavukamo n'ibyo byo kugira ngo umukiriya agukunda guhimba izina ati uri marene wacu, ntukiri umuntu uduhereza serivisi, ahubwo uri famiye, uri marene. Ni ibintu bikomeye rero, ntago ari abantu bose bapfa kubibona, ushaka no kubimaramo imyaka 1000 tarabona umuntu ugukunda ngo aze agushakira agasirino avuge ati wowe uri marene cyangwa uri ikintu runaka. Mare, tugarutse ku bisuko, isuku yabyo, isuku y'ibi bintu ikorwa ite? Barabyoza, babisiga amavuta, babigenza bate? Isuku y'ibi bintu rero ushobora gufata ipamba na ugakoza muri alcohol ukabihanagura mu gihe hariho nk'igihe cy'ivumbi. Igihe cy'ivumbi ushobora kubihanagura. Igihe cy'ivumbi ushobora kubihanagura, wamara kubihanagura ukagira. Wamara kubihanagura bikaba bifite isuku ihagije. Ukaba wizeye isuku yabyo. Tubwire nk'umuntu wifuza kuba yakwiga uyu mwuga, muhe nk'ikintu nakwita nka motivation cyangwa courage, mubwire ati aka kazi ukize byagenda gutya na gutya. Aka kazi rero iyo ukize, ikintu cya mbere nk'umudamu w'umunyarwandakazi cyangwa umukobwa w'umunyarwandakazi, ikintu cya mbere kaguteza imbere, kandi ikindi kakakurinda no gusuzugurwa no kurangarira mu bintu bidafite umumaro. Ibintu bidafite umumaro ukavuga uti nanjye niza aka kazi ndagakora, nimara kugakora hanyuma nziteza imbere, nteze imbere umuryango wanjye. Umwana w'umunyarwanda agira ikintu anyigiraho, uba utandukanye n'uwakwigisha imico mibi umwana w'umunyarwanda. Waba uzi impamvu aka kazi kanyu ko gusuka cyangwa gukora imisatsi ku gice cyo gusuka, ariko kuko hari n'ubundi buryo bakoramo imisatsi atari ukuyisuka, kuki bikorwa cyane n'abagore cyangwa n'abakobwa? Kuki abasore cyangwa abahungu bataritabira uwo mwuga cyane? Cyane niba banahari watubwira. Abasore n'abagabo barahari, barahari cyane, ahubwo benshi ku bwinshi, kuko benshi bangana namwe. Ahubwo banaturuta kuko basuka penso gutya, bagasuka penso. Barahari. Ni ukuvuga ngo n'umwuga wanyu twita ko ari uwanyu n'abagabo n'abahungu barawutinyutse cyane, barawutinyutse, barawukora kandi baranawukora neza. Mare, dusoza, gira ikintu watubwira mu bintu tutize tukubaza bijyanye n'umwuga wawe. Icyo mutigeze mumbaza rero, ntago mwambajije ikintu uyu mwuga wangejejeho. Kitubwire, akoze cyane. Igihe maze nkora uyu mwuga rero, ikintu wangejejeho nuko nagerageje gufatikanya n'umuntu turi kumwe, tugura ahantu habiri, ku buryo nshobora kuvuga ati igihe icyo ari cyo cyose naba nahagaritse akazi, aha nahashyira ibiraro by'inkoko, nkorora inkoko mu mbaraga nke naba maze kugira, ibintu byose mba naramaze kubitegura. Ubu ufite ibibanza 2 byavuye mu misatsi. Kimwe kirimo n'inzu. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. None se aho ukorera bahitanguye? Hitwa muri Shiro Beautiful. Shiro Beautiful Salon. Irahagana? Iri Gikondo, hano haruguru ya Apape, haruguru ya Mereze ya kabiri. Iyo ugeze ku kigo cyitwa Apape, uhita ubona inzu igeretse ihari irimo salo yitwa Shiro. Mare, rangira nk'umuntu uvuye mu mujyi yateze bisi aze agere hano kuri salo. Umuntu uvuye mu mujyi yateze bisi ashobora kuvuga ati ndashaka bisi ijya mu midugudu yo kwa Beneri, hanyuma yamara kuza yagera kuri Mereze ya kabiri agahita abwira shoferi iti ndahagarara ku cyapa kiri bukurikireho, kiri ruguru y'ishuri riri hano haruguru gato ya Mereze ya kabiri. Yahita areba he? Agahita areba iburyo bwe, hanyuma akabona iyo inzu igeretse irimo iyo salo.
umuntu ashaka kukwaka nyine gahunda wahoze ukomoza kuri gahunda z'abakiriya ndibaza ko umuntu ataza mutavuganye ntiyanakubona natwe twaje dusanga akazi ari kenshi tunaganira uri mu kazi umuntu ashaka guha komande byagenda gute yakubona gute kugira ngo umpe komande rero umbone neza nuko uba ufite nimero zanjye ukabanza ukambwira umunsi uzaba uri kuboneka umunsi wifuza ko nzagusuka abakiriya bambona kuri nimero 07 82 39 52 03 07 82 39 52 03 niyo nimero umuntu yanshakiraho tukumvikana ukaza kuri saha twavuganye. Mare dusoza noneho gira inama koresha igihe kingana n'umunota umwe ubwire umukobwa cyangwa umugore ukiri hariya mu rugo udashobora kuhava ugitinya umwuga cyangwa kuba yakoresha amaboko kuko urumva ni ibintu byiza byaguteje imbere gira ikintu wamubwira nawe ku buryo yabyumva akavuga ati uyu munsi n'uwanjye nkanguke mbyuke nkore. Icyo mbona ibintu byose ni mu mutwe niyo nama nahereza umudamu wo muri kino gihe muri iyi viziyo turimo. Ikintu cya mbere ni ukubitekereza akabishyira muri gahunda akavuga ati abadamu ba kera bitwaga abanyagikari ariko twebwe ubu kuri ino leta dufite baduhaye uburenganzira tureke kwitwa abanyagikari dutinyuke kandi turashoboye dutinyuke tuzahagaragara dukora imirimo dufatikanye n'abatware bacu twubaka ingo zacu. Mare urakoze cyane. Namwe murakoze. Bakunzi ba Nabof TV nkuko mwabibonye uyu munsi twari turi igikondo mu murenge wa Gikondo ahantu bita muri Shiro Beauty Salon mwabonye ko twaganiriye n'umudamu n'umumama bamwita Marene abakiriya bamwise Marene kubera ko nabakorera akazi neza yabikomojeho byageze aho bihinduka nk'umuryango natwe yatuganiriye yatubwiye ibintu byinshi cyane yatubwiye ibyaka kazi ngira ngo mwagiye mubibona ukuntu umuntu aza ameze siko atahameze nubwo uyu tutazi ko yaje ameze ariko Marene rwose araguhindura akaguhereza ubundi bwiza akagushyiriraho ibyo we yakunze kwita nk'imideri mwabibonye mu kiganiro cyacu cy'uno munsi ashoje agira inama abagore n'abakobwa bagitinya batiratinyuka kwitabira umwuga batarava mu rugo ngo bagende bagere kuri tere barebe uko ubuzima bumeze babashe gukora abagira inama yo gutinyuka kuko bashoboye abwiye abagore ko batakigomba kwitwa abanyagikari cyangwa kuba abanyagikari bagomba kuva mu rugo hariya hepfo bakaza bagakora bagafatikanya n'abagabo babo yatubwiye ibyo yagezeho yatubwiye uko akazi ke agafata arakubaha n'akazi kamutunze kamubeshejeho mu kiganiro rero umugore n'ubushobozi cyangwa ubushobozi bw'umugore cy'uno munsi nanga tugishoreje nawe utaha ngende Odi iradukunda ni Nabof TV kora share subscribe turi kumwe no mu bindi ciao.